ibyo bita nyabingi barayiterekeraga. twongeye kubasuhuza bakurikira Ijwi ry'Abarangi TV. umwanya nk'uyu twabemereye kujya tubaha umwanya kugira ngo mukurikirane ubuvuzi bw'abarangi, mumenye abarangi ni iki, abarangi bavura gute, abarangi bakorera he, abarangi bimeze gute iby'abarangi. Nibyo rero muri aka kanya twakiriye umuvandimwe wacu agiye kutwibwira, atubwire icyamuzanye mu barangi, atubwire umwirondoro we, atubwire aho avuka, kugira ngo icyamuzanye mu barangi n'abandi bafite ikibazo nk'iki nabo bazashobore kuhagera. urabona neza? Yego. Turagira ngo wibwire abakurikiranye Ijwi ry'Abarangi TV, ubabwire uko wageze imbere y'abarangi, ese wazanywe n'iki, uragenzwa n'iki? Akarere navuye mu karere ka Gakenke, umurenge wa Mataba, umudugudu akagari ka Nyundo, umudugudu wa Mwanza niwo ntuyemo. Nazamwe no kwivuza mu barangi bitewe nuko bahandangiye. Ubundi njya gufatwa, nafashwe ntumbe birenge bikagenda bikaba mu byimba, bikaba binini cyane. Ubwo noneho nkakwira mu bapfumu, ngenda bampa imiti nisiga, bikanga bikananirana. Bigera ubwo ibirenge, umubiri utoboka, uzana ibisebe, nivuza bikanga. Iyo no kwa muganga nagiyeyo biranga. Mbonye byanze, ubwo hari umugira neza wari warivuje mu barangi, ntarambwira ati hari ahantu nakujyana ukajya kwivuzayo. Nako ndavuga ni amagara ntararyoha, ni none nanjye reka ngezeyo. Ubwo yaraje ampa buhamya ukuntu nawe yahivuje, numvishe bishimishije, nanjye ndavuga nti reka nzajye kwivuzayo. None nanjye nazanywe no kwivuza hano mu barangi bitewe n'uwo muntu wahandangiye, kuko nayo yampaye ubuhamya ko bashoboye. None nicyo cyanzanye. Ubwo mbese narakubise imihanda yose ndivuza, naratangaguje udufaranga twanshizemo. Ubwo nanjye nicyo cyanzanye, nta kindi. Ngo munsuzume indwara ndwaye, niba ari amashitani yamfashe, niba ari iki. Ariko noneho nanjye uko mbere yo mbona ari nk'amashitani, kuko byari bimaze no kugera hagati twose by'urugo birananira. Najya gutera akabariro, reka da nkabona biranze. Ubwo rero njye nkavuga ntihari nuko ndwaye igihe kirekire, niyo mpamvu. Ariko noneho nareba nkavuga nti nase nabandoze, ese na mashitani nuko. Ubwo rero nanjye nicyo cyanzanye ngo munsuzume mumvure. No uzaribara uburwayi bwawe, kurwara amaguru ndetse kugihakazaho ibisebe, umuntu yakwita bimwe kera bitaga umufunzo. Ubimaranye igihe kingana iki? Uburwayi bumara igihe kingana iki? Urebye uburwayi bujya kunzambya mbumaranye nk'imyaka 3. Naho mbere byarazaga bikaregita nkagira ngo nakize, byaza bikaregita nkagira ngo nakize. Ariko uburwayi nyamukuru ubu mbimaranye imyaka 3 ndi hasi. Ufite igisebe ujya kwa muganga wa kizungu bakagipfuka bikanga. Ni umwaka umwe n'igice. Hanyuma urebye utangira kubyimba amaguru, ko washize imyaka ingahe? Ntangira kubyimba amaguru ni imyaka 3. Ibisebe byaje nyuma. Ni ukuvuga ngo natangiye kubyimba amaguru, noneho ubwo nyuma maze umwaka umwe n'igice biratobora. Ubwo nivuje umwaka umwe n'igice birananirana, nibwo mvuze nti reka nze hano munsuzume. Urakoze cyane. Ese uzaribara waba mu miryango yawe hari abantu wenda bakunda kuba bafite ibisebe, noneho wenda nawe ukaba uri umwe muri bo? Basogokuru
ba sogokuru na ba papa bagwaraga nayo ibirenge, noneho bakavuga ngo hari ibintu baterekeraga za Nyabingi, noneho ubwo baza gupfa bapfa ibyo bintu babikora, ariko nkabona mbese twe bana ntitwabijyamo. Ubwo rero niba ari byo byamfashe, niba atari byo simbizi, ariko abasaza barabiterekeraga abakera. Humbura kuko wageze kwa muganga, kwa muganga bavura indwara nyinshi, kandi niyo mpamvu twashyizeho iri jwi ry'abarangi kugira ngo abazakurikirana bakabona uburwayi uzaribara, bakabona uko yari afite ibisebe bita ibisebe by'umupfunzo, ukabijyana kwa muganga ntibikire. Bivuga ngo turagera ngo igihe uzaba wakize, kuko kandi uzakira, kuko niba wageze kwa muganga umuntu wakuyoboye wakuzanye mu barangi, ni ukuvuga ko azi ubuvuzi bw'abarangi, azi n'ubushobozi bwabo. Mu by'ukuri hari abavuga ko ibisebe ari umwanda. Ese wabwira iki abakurikiye iri jwi ry'abarangi ku byerekeranye n'abavuga ngo kurwara ibisebe ni umwanda? Kurwara ibisebe byo ni indwara mbona ari mbi, kuko nanjye byanjeho. Ni ukuvuga ngo nanjye naje mvuga nti niba bimvura nzishima, noneho nanjye ningarura ubuyanja nk'abandi, nkambara agakweto nk'abandi, nanjye nzumva nishimye, kuko buryo iyo umuntu arwaye aba arwaye nta kintu aba agitekereza. Ni ukuvuga ntabwo igisebe cyawe urwaye cyangwa se warwaye n'ibindi ntabwo bituruka ku mwanda, ahubwo bifite aho bituruka kugeza ubu ngubu utaramenya. Bifite aho bituruka kuko narahamenya, ariko mwe mufite n'ubushobozi mufite, mwe mureba kure. Ubwo ni ukuvuga ngo naje mbagana ngo mumvure, kandi murebe n'izindi n'indwara ziba ziri mu mubiri w'umuntu. Dore nk'ubu nagiye kwa muganga arambwira ngo ndwaye ngo n'umuvuduko, ngo ibyo bisebe ngo ntibizakira, ngo ufite umuvuduko. Nuko ibyo bintu rero nabireba. Wigeze wipimisha na diyabete? Diyabete ntabwo nayipimishije. Ni ukuvuga wipimishije umuvuduko. Kandi bakakubwira ko mu muryango wanyu uko wabyumvaga ngo hari ibyo bita Nyabingi. Barayiterekeraga. Ese Nyabingi wenda nk'abantu batayizi imeze gute, ikora gute, ese imaze iki mu mibereho y'ikiremwamuntu? Ikiremwamuntu nanjye nabyumvaga nari umwana, nkabona ba sogokuru bari kubaga amaka, ngo bari guterekera Nyabingi, ariko Nyabingi nkayoberwa ibyo ari byo. Bitewe n'uko twari abana, ibyo burya iyo umwana bamuhaye ibiryo akabona ariririye nta bindi akurikirana. Ariko numva abakera ngo barabiterekeraga, ubwo biza niba ari nabyo byanabishe simbizi, ubwo baza kwitambukira baragenda baradusiga. None ndumva ni ukuvuga kuva ababyeyi bawe ari ababyeyi bawe ari na sogokuru, kuva bapfa ibyo bintu byo gukorera Nyabingi ntabwo nabikoreye. Ntabwo wayikoreye? Ntabwo nayikoreye rwose, na n'uyu munsi. None se abayikorera wumva inyungu bafite ni iyihe? Ese igihombo cyaba ari ikihe? Njyewe nabonaga kera iwacu hari amaka, amahene n'ibiki, nkabona bari kubaga, ariko twebwe abana bamaze gusaza turavuga twe biriya bintu ntitwabishobora, biriya bintu ntabwo tuzabiterekera. Nuko ubwo tubyanga gutyo, kuko nabonaga nta nyungu bifite, kandi gukorera Nyabingi ugukora ikintu utareba, twebwe twarabyanze. Ni ukuvuga ababyeyi bawe bamaze kwitaba Imana, ese hari abandi mwaba mwarabuze mu muryango wanyu? Twarababuze nabo bagwaye ibisebe nk'ibi,
hari nka mwene data wafashwe n'urusebe nawe ku kuguru, hari na data wacu nawe wapfuye no muri iyi minsi. Ihene mukandagiye ku kuguru, haza urusebe ruratutika abarapfuye. Nshuti bavandimwe, twababwiye yuko abarangi baje kuruhura, baje kuvura indwara zananiranye. Ngira ngo kuri iyi si ya Nyagasani nta muntu ushobora gukuraho ikintu bita nyabingi. Nyabingi ni satani ifite imbaraga, icyayo ni ukwica, nta kindi. Rero bavandimwe mukurikiye ijwi ry'abarangi, turagira ngo mugiye kujya mukurikirana ibiba mu kiremwa muntu satani yadutereje. Ibyo bintu byose byazanywe n'umwanzi satani. Harimo benshi bagira ibyo bya nyabingi, bakumva ko ari umutungo bafite, ariko ni urupfu bafite. Murabyumva neza yuko uzaribara yabuze ababyeyi be. Ese ababyeyi bawe bari bafite imyaka ingahe bava kuri iyi si ya Nyagasani? Bari gukura. Papa yari afite imyaka 65, yapfuye afite imyaka 65. Mama yari afite muri za 50 nawe n'umunani, nawe yari ari gukura. Murumva rero nshuti bavandimwe, mu by'ukuri umuntu ufite imyaka 65 ntabwo yakagombye kuva kuri iyi si. Ari ufite imyaka 50, murumva yari umudamu rwose ugifite imbaraga, ariko kubera bya bintu bya karande byaramuhitanye. Rero bavandimwe, abantu bazi ko bafite nyabingi, abantu bazi ko bafite ibitega, abantu bazi ko bafite amahembe, ibyo bintu muze mugana abarangi babikureho, maze mbane neza n'abaturanyi muturanye. Kuko niba ibyo uzari baratubwiye, atubwiye ko ihene yakandagiye umuvandimwe se wabo bikamuviramo urupfu. Ababyeyi uko bagiye nawe ntabwo bisobanukiwe, na sekuru ntasobanukiwe, na mwene data wishwe n'igisebe nawe ngo mu miryango yabo ibisebe byarabamaze. Ariko nakubwira ngo uzari bara Jean Damascene, ubu utuze wageze imbere y'imbaraga z'Imana. Abamarika boherejwe na data twese n'umugambi bwo mu ijuru, nyir'ububasha nyir'ubugingo, ni ukuvuga agiye kugutabara. Ese Damascene waba ubarizwa hehe muri aya madini aba muri uru Rwanda rwacu? Mbarizwa muri Gatolika. Usengera mu Gatolika? Nsengera mu Gatolika. Kandi mu Gatolika ntibemera kubandwa, ntibemera guterekera. Rero ugize amahirwe yo kugira ngo umenye ubuvuzi bw'abarangi. Ntabwo uterekera, ntabwo ugendana n'imihango ya gipagani, n'imbaraga z'Imana. Ariyo mpamvu dukangurira, hari abantu benshi bayiteranya imiburire y'abarangi bakayigereranya n'ibindi. Ni ukuvuga abarangi bavura nta kindi bifashishije, ahubwo bifashishije imbaraga z'Imana, kuko Imana niyo yabohereje hano kuri ino si. Rero nshuti bavandimwe bakurikira ijwi ry'abarangi, banyarwanda banyarwandakazi dukunda, tubararikiye kugira ngo ufite ikibazo agane ivuriro ry'abarangi aho hari mu gihugu cyose cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo. Amavuriro y'abarangi ari mu ntara, ari mu turere, ari mu mirenge, ari mu tugari, ari mu midugudu. Mwegere abavuzi b'abarangi, maze babakureho ibyo byose bibugarije, ibyo byose bibateranya, ibyo byose bigutegeka kugira ngo ujye kubaga inka bakaguza amafaranga. Inka bakagombye korora ikakugira akamaro, ikaguha ifumbire, ukeza, ukamera neza, ukagira ubuzima bwiza, ukayitanga uyiha icyo gikoko inka satani yabibye hano kuri ino si. Rero bavandimwe, kuko abantu benshi nibemera gato,
ntabwo bemera yuko nk'ubu ngubu tuvugana n'uzabarinda Jean Damascene ufite nomero ya telefone 0785539391 turayisubiramo 0785539311 akaba akomoka mu karere ka Gakenke intara y'Amajyaruguru. Ngira ngo imidugudu mwayumvise utugari, kandi utarasobanukiwe iyo midugudu ya telefona kuri telefoni akazabona, kandi mugiye gukurikirana murebe ukuntu ejo cyangwa ejo bundi Damascene iki gisebe kizaba kimeze. Yayevuje yakubise hirya yakubise hino, murabona igisebe ukuntu kingana. Nibyo bisebe bita umufunzo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni agasebe gatoya, ariko dufatanyije n'imbaraga z'Imana, nk'uko Imana rero yohereje abarangi ari abamarayika b'Imana ngo baze bavure abarushye n'abaremerewe, bakureho zanyabingi, amahembe, ibitega. Rero bavandimwe, turakangurira n'abakoresha ibyo bintu byangiza abaturarwanda, byangiza isi, byangiza igihugu cyacu. Bavandimwe, nukuri mubireke, hanyuma mugana abarangi nta muntu babuza gusenga, n'ahubwo babakangurira kujya gusenga, bakajya aho idini wishakiye, kuko ntabwo abarangi ari idini. Nk'uyu muvandimwe turi kumwe uzaribara Jean Damascene atubwiye yuko asengera mu idini Gatolika. Rero ntabwo twebwe tureba amadini, ariko dukangurira abantu kugira ngo basenge, kuko ibyo dukoresha, imiti dufite tuyihabwa n'Imana. Rero bavandimwe, ntabwo twarangiza tutababwiye naho icyiciro cy'abarangi kiri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari Nyagatovu, umudugudu Ijabiro. Telefone ni 0788525418. Email ni ubarwa2020@gmail.com. Rero tuhaye ikaze abafitiye abarushye n'abaremerewe, muze mugana abarangi babavure, babazanira umutekano mu rugo, babazanira ibyishimo, bavura abana banyu, aribo Rwanda rw'ejo. Bagoswe n'ibiyobyabwenge, bagoswe n'ibyinshi bibabuza ubwenge, bibabuza umutekano, bibabuza imbaraga zo gukorera igihugu cyatubyaye. Nuko rero mubana n'Imana. Mwari kumwe n'umusaza Kajongi Jean Bosco, akaba ari uhagarariye abarangi mu Rwanda. Murakoze. Bye.